Abazimu bahunga nyine ubwo se urumva ibyo uri kumbwira ko bijyanye n'agakiza mfite gahunga umuhango wo Haruni nka mu buharande wagihara uyu munsi rakumanyura kamanyura bari bani wo kumari baburiwe n'Imana guhungira Satani mu rusengero akisanga sererana w'imasisi replay ya replay replay Imana kuri Imana ashambize na Yesu Fayusenga Imana haka Satani mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Zazatinda uko yabisezeranye natwe azazatinda Yesu nawe magukiza abantu nitugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mwijuru araduhamagara Yesu araduhamagara ngo tuzabane nawe mwijuru Yesu wacu we araduhamagara Yesu Yesu Kristo si umugabo uryamanyura urubando ntari bunyice ariko Yesu arankiza si Yesu n'iki koko se koko burya abantu basenga nitwe duhura n'ibigeragezo Mwuka Wera mbe hafi replay replay ashambize na Yesu Fayusenga Imana haka Satani mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu ndakuvumye wa kibano we ukajya ukora ku bana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu umugabo wawe ubizi muma nkwiriye mahembashye izina rya Yesu Kristo bamuzima mu izina rya Yesu bamuzima mu izina rya Yesu kungiriye neza izina ryawe nirihabwe icyubahiro none iteka ryose amen meze neza Yesu abayandira mwizire jambo twize ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicane n'abakobanye ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo akurikiza ku manywa na nijoro ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi cyera imbuto zabihanye amababi yacyo ntago ajya yuma kandi icyo uwo muntu azakora cyose akiranukiye Imana ngo kizamubera cyiza haleluya amen nibyo jambo twize nizo jambo mwize bara abantu bakinze kiriya kibando ni bande bari abantu n'abari bakurimo abadayimoni ariko mu izina rya Yesu kuko Yesu akiza bari bambaye abakinze kiriya kibando bari bambaye imyenda y'imyeru izo ni ingabo Imana yari yohereje zo kuza kundinda jewe kugira ngo ziruka n'umwijima wowe wari ukugose watuma gufata kiriya kibando kugira ngo nyice
ariko ntabwo yari wowe ndakubabariye kuko ngewe nje nzanye imbaraga z'Imana niyo mpagurutse ngiye gusenga mba ngiye gusengera urugo rwanjye harimo wowe harimo umwana wanjye yego mada Imana iragukunda nagambire ko ngomba kukwica kwa nyoko ejo mu gitondo bakazagushyingura nimba bamaze gutera hindabo yanameze y'ishyamba ariko Imana iragukunda uko bari bundirembera ngo cyari cyaratuzegereje ntabwo nzi indirimbo bari kukuririmbira sibyo kuko ntayo wari bwumve izina rya Yesu garuke shansanga bikimeze gutyo izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu Kristo ariko se mama ugira ubwe ndabugira ni gute wifata ukirirwa wirukankana ibitabo Bibiliya mu nzira wiriza abantu busa urabona inzara itansinze ahanga noneho papa we yari yagaramye hari umuti yaki ayusho Emmanuel bitakwishe erega mba nagiye kubasengera gusenga si byo n'ibiki bituma umuntu yirirwa atareba bikagera n'icyo kuba rero nagiye gusenga nkaza ngasanga muri bazima mutapfuye hari imbaraga z'Imana ziba zibagose imbaraga z'Imana ubu se ko inzara yansinze ahanga nkasinzirira ubwo ngubwo wungutsikira ahubwo se wagiye we ntago bakugaburira uhumure Yesu arakiza kandi Yesu ni muzima mama nawe ibyo bintu ntabwo aba ari byiza ngo Yesu arakiza Yesu ni muzima Yesu se arangaburira ngo n'igihe aramarira ariko Yesu mwirirwa muvuga ko ntari namubona ariko mwana wa wibagiwe ejo bundi warwaye gutitira uri gutitira umaze nk'uko yarwaye umuraramo nakujyana nkagushyira mu masengesho bakagusengera iyo bireka waje umeze ute iyo bireka ntabwo wari warambyaye iyo utabikora ntiwaje uririmba ngo uzakagendana gake ahubwo wowe wanjyanye hari ahantu wumvaga uri muzima mu mutwe wawe barancakuriye barasakuza bararira wagiye ngo bari babacometse dore nka cyaso cyaryamye nk'aho ari ikivumvuri cy'ababyiruka ubundi se yagiye papa wawe arakwica none niba umutaza kujya arakwica yaryamanye inkoni ndakubwiye ngo nayigukubita tuhita tujya kuguhamba nabyo kukwica izina rya Yesu Kristo arakwica wa mutoyesha wagira uti ibyo n'ibindi barakwica ahubwo genda ugaburire nirire ibirere bine bibaho izina rya Yesu ese ubundi ubwo uri mu biki kamibi yose iri mu bana na se ubunga mu izina rya Yesu harabaye Yesu yaranesheje haleluya nuko nani ibyo kubikoze wungutse iki ariko wakana kanjye we kusa nk'utizera Imana ubundi wakurikije uramukeye gihugu ngo ntizera Imana iyo Mana ariko mwirirwa muratangiye nakubajije ngo ko ntari nayibona irangaburira sinzara ntiyanyiciye ahangaha none wacyahagaze utari no kumibi ariko ndakubwiye uyu munsi barakubamba umva ko guhera ku wa mbere ugenda kugeza ku wundi wa mbere umurima wararaye ntukibagara ibishyimbo ubwo se ubukora iki ahangaha barakwica none reba warahorose inzara yarakwishe nawe ngo yirirwa wirukanka ariko izo Mana ko zizabicisha inzara reba ukuntu wabaye reba ibyo bintu bisize ngo bihanagure ngo ujya gusenga reba warahorose wirirwa wirukanka nka marine ku muhanda ubu se ni ibiki uba washyizemo iyi misatsi wirirwa ubeshya abantu wabahishe wagira ngo ni imbeba yaguye mu mazi warahorose ntabwo ukirya noneho reba ibyo bintu se wisize ku munwa byo n'ibiki n'ahangaha si ubundi mwagiye mwigire ko Imana yabaremye mukareka kwirirwa mubeshya abantu ngo muri abakristo bayi muri abapagani nubwo nanjye ntajya nsenga muri nkanjye wirirwa ujya kubeshya abantu ngo uragusenga usenga iki wirirwa wishyizeho ibyo sikumvanyemo igitambaro umusatsi wanjye ushaka ushambaguza uramaze ubu se uyu ni umusatsi nakongera nkanawushambaguza ahubwo nkanawukana muri Bibiliya handitseho ngo imibiri yanyu ibe insengero z'Imana niyo mpamvu nkunda kujya kwa Florence akankora neza akankubitiraho makiyaje neza akankubitiraho umusatsi neza ubundi nkajya guhimbaza nuzuye wuzuye ahubwo ukajya guhimbaza uri igiti kuko wuzuye wanameneka wajya uvuga ikinyarwanda cyeruye uwo mwana wanjye we uzakizwa ryari nkizwi iki tugenda ungaburire nirire inzara irangiye cyane nta nubwo watetse guteka impamvu ntatetse jewe nari nagiye kwa Nyiramwiza nzi yuko bari butugaburire tukarya none uyu munsi ntago bakoteje hari uburyo bajyaga batanga amaturo menshi ubundi bakampaho nkabazanira nkabahahira ariko urumva uyu munsi twahombye icyumba cy'umunsi cyahombye ushatse kumbwira ko utatetse iyo misatsi yawe urajya kuyikatisha uyigurishe ugura ibigutekera kuko inzara igiye kunyica mu masengesho yawe kereka niba urayangaburira ngahaga
ariko wihanganye. Nihangane wambyaye uzi ko utazandera. Ejo hari ikindi cyumba tuzateraniramo. Icyumba ibyo ntibinde iby'icyumba si cyo cyumba urakigurisha utuhahe njye ndakimarisha. Ejo hari icyumba tuzateraniramo hazaba haje abakire baturutse mu mahanga humura tuzagura inyama ariko ko wari guhunga ku muhanda nka rohombi ngo wirirwa usenga ahubwo avuga ko wari gusyaga ku mana ariko ubwo ntabwo ujya ucuruza ibyuma biriya by'injyamane. ubwo bugambo nk'ubwaso utarakiza. Avuga ibiganiro inyanja n'ibipanga bikarakara kubabwiza ukuri ngo bababwiye nabi tugenda ujya kungaburira. Tugenda we ntabwo urarengera sena ryari. Mada ntabwo uzi kwitaba karamaho karamizwa inkoni kinyabupfura giye ko kakirusha inkoko iri kurarira. Izina rya Yesu abazimu bahunga taka satani. Ubuso yavuye ari gukocagura imyenda. Ngazimu bahunga. Abazimu bahunga nyine. Ubwo se urumva ibyo uri kumbwira ko bijyanye n'agakiza mfite. Gahunga umuhango wo Haruni nka mu buharande wagihara. Uyu munsi rakumanyura. Kamanyura bari bani wo kumari baburiwe n'Imana guhungira satani mu rusengero akisanga sererana w'imasisi. Gasisi birane busasu wisanga kwa masasu usakuza bukoko. Sigaye mvuga unaho kanshinga yizose. Impamvu mushinga y'ijosi ni wowe ubitera. Bitera se watungo. Bitera. Ariko njye mbabaza ikibazo cyo. Urabaza iki wowe wemera? Naona muri runo rugo nta munsi rwari rwato. Mvuye kuri mama w'umugiye wowe ubundi se ubuyungazo rorerwa. Mwazatandukanye bikagira umwe agacukwa n'undi agacu. Uradutandukanya worire. Kagwara tu. Uzagati gitona tigise nyaguteretanya ko mu mvura y'ubutita. Iyo uba waramutigise nyine ntabwo umutonga. Umva madam ndashaka kurya. Genda janirirwa ibitunga by'imyembe naje kubintuza hanga. None se ushaka kurya natetse. Igihe wiri utamatamana ibyo bitama mu ntoki zawe ntabwo uba watetse ahubwo mumbariza uti waha ibyo birakureba se umwana aragushubije nyine wahashye se ubundi wese wahashye nimurindire ejo hari icyumba kizaterana nibaramuka bateranyije amafaranga nzaza mbagaburire icyumba kizatera sawa mwapfiriye mu mutwe ariko kuki mutakora mu mukura amaboko mu mfuka mukumva ko muzajya mutungwa n'ibyo byumba ariko we kudakora none yakuye mu mufuka abana gasanze hano hernye nk'imvura y'impeshyi madam wari wabona ifoto ye wapfuye uzabanza ubona iyawe wapfuye nanjye mbone kubona iyanjye umva madam uza tuzango duturane igenda atangumana ariko amugabo ugiye uzi ko muri iki gihe nta muntu ugikubita umugore ubu ko ufite umugore usenga hari ikintu bigutwaye abandi ko bafite abagore birirwa basambana mu bihuru ubumva batera induru nkawe abaturanyi urubaho wadusakurije ubumva tudakeneye kuruhuka fonge yo toilette yanduzwe umunwa z'urusha nyirabarasana washyana ibyo hano mu rugo birakureba ushinzwe kubimenya najye mureba izanyize abandi mukazihore ajye ucisha make wamuga ziba ibyo umuturanyi avuga ni ziba nibyo nahata nanjye nsigaye ngushyigikiye nibyo mba ari nakubwiye ngo iki mumanyurira aha ngaho ubibone mumanyurira aha ngaho ubibone iminota ibiri ure kuri sura yawe ngaho udashyize umuturanyi wawe uraza kunyobora urugo wanya nagira tirwangwaho ujye gukubita za zindi yose bamusigarije papa wamugereye impuhwe ko yari yagiye gusenga nayo nangiye kubwira ziba njye gukubita nka za zindi basagurije Yesu kuko uzajya ubona Bibiliya ukayibonamo ikindi kintu utapfa